Ese wigeze wibaza uti kuki nkiri muri uru rukundo ariko ntishimye? Uyu munsi turarebera hamwe ibimenyetso 7 by'urukundo rutari rwiza benshi babamo batabizi. Reba neza ushobora kwisanga muri byo. Dore ibimenyetso by'urukundo rutari rwiza cyangwa se toxic relationship. Ikimenyetso cya mbere, kugucunga cyane, akugenzurira telefone, inshuti, aho ugiye, akubwira uko wambara, uwo uvugana nawe. Ibi si urukundo, ni ubucakara. Dore ikimenyetso cya kabiri, kugutera ubwoba n'igitutu. Urugero, akakubwira ati nundeka nzangirika cyangwa se bizambabaza cyane, niba unkoze ibi ndagenda. Urukundo ntirutegekeshwa ubwoba. Dore ikimenyetso cya gatatu, guhora gutesha agaciro, kukwita amazina mabi, kugusebya imbere y'abandi. Uwo ukunda arakubaha. Dore ikimenyetso cya kane, ntabwo yita ku byiyumvo byawe. Iyo ubabaye ntiyabyitaho, avuga ati uri gukabya. Urukundo nyarwo rurumvwa. Ntago yakubwira gutyo. Aramutse agukunda yakwifatanya nawe akakwereka ko muri kumwe. Dore ikimenyetso cya gatanu, amakosa ye ahora ari ayawe. Ntajya yemera amakosa, uhita uba wowe ubiryozwa. Ibi bitera kwiheba no kwiyanga. Dore ikimenyetso cya gatandatu, gukundwa rimwe ukangwa ejo. Uyu munsi aragusekera, ejo akakwirengagiza, ukabaho uhangayitse. Ibi ni emotion manipulation. Dore ikimenyetso cya karindwi, takaza uwo wari uriwe. Ntiwishime nk'uko wari umeze, inzozi zawe zirazima. Urukundo rukwiye gukuza, si kugusenya. Dore inama y'ingenzi, niba uri mu rukundo rugutera guhora ubabaye, kwiyanga, gutinya kuvuga uko wiyumva, ushobora kuba uri mu rukundo rutari rwiza. Wibuke, urukundo si ukubabara, ni amahoro. Niba wabonye ibimenyetso, witekerezeho, wifateho icyemezo. Andika comment niba warigeze kubinyuramo. Like, subscribe na share kugira ngo dufashe n'abandi. Tuzahura mu yindi video cyangwa se mu kindi kiganiro gikurikiyeho. Ciao ciao, nawe ubutaha wibuke gukanda subscribe.